ubutwari bw'abanyarwanda ariko gaciro kacu. Abanyarwanda cyane cyane urubyiruko turasabwa bimwe muri ibi bikurikira: gukomeza kwigira abakurambere b'intwari nk'uko nabivuze, abantu bakoze cyangwa bakora ibikorwa by'ingirakamaro, gusigasira ibyagezeho no kubyongera mu bwinshi no mu bwiza, kwitoza iteka gukora icyiza no kwanga ikibi, gukunda umuco urangwa n'indangagaciro z'umuco nyarwanda, gukunda ururimi rwacu no kwitwararika kirazira dusanga mu muco nyarwanda. Urubyiruko rurasabwa kandi kureba kure, gufata urugero ku ntwari z'ibyo bakora byose. Urubyiruko rurakangurirwa kwitoza iteka gusesengura ibibazo biri mu muryango mugari bakomokamo no kugira uruhare mu kubikemura batarindiriye guhabwa imfashanyo cyangwa kubwirizwa. Urubyiruko rurasabwa gushungura ibyo rwakira, ntibakayobore ngo babe bakwakira ibizasenya umuryango, yaba ari umuryango nyarwanda cyangwa Afurika n'isi yose. Bagomba kandi gukora biga biyungura mu bumenyi, ikoranabuhanga, imikorere ya kijyambere n'imikoranire, ubukungu n'imibereho n'imibanire mu buyobozi bwiza. Urubyiruko, ndimo ndabwira cyane urubyiruko, nibwo dufite kuzaba u Rwanda rw'ejo. Guharanira kwigira no kwihesha agaciro, gukorera ku ntego, kwirinda ingeso mbi zidindiza iterambere zirimo ubunebwe, ivangura, akarengane no gutonesha, ruswa, ubusambo no gucunga nabi bya rubanda, uburangare no kwirara, kudaha agaciro iby'iwanyu, kwishyira hejuru, kutubaha abantu no kutiyubaha, kutoroherana, gukorana n'abagamije gusenya cyangwa kudindiza igihugu cyangwa kugisubiza inyuma, gukoresha ibiyobyabwenge n'izindi ngeso mbi zindi. Gusoza, ndagira ngo mbashimire cyane, ariko mbibutsa ko ubutwari ni imwe mu ndangagaciro zigize umuco nyarwanda. Ubutwari ni umurage abanyarwanda bakomora ku bakurambere bahanze u Rwanda, bakarwagura bakaruteza imbere mu bihe binyuranye mu mateka y'u Rwanda. Ni ngombwa ko abanyarwanda cyane cyane urubyiruko bakomeza guharanira gukora ibikorwa byiza bifitiye igihugu akamaro, bagendeye ku rugero rwiza rwatanzwe n'intwari z'igihugu. Nyakubahwa Ambasada, nkaba mbashimiye n'abanyarwanda mwese muri hano kuba twashoboye kwitabira uyu munsi, kandi nsaba ko twakomeza ubwo bufatanye n'ubwo turi mu mahanga, ariko turakomeza kumva ko turi abanyarwanda, tukanakomeza no gukora ibijyanye n'indangagaciro za kinyarwanda.